Yesu nashimwe bakunzi ba Yesu avuga neza official. Iki gitondo twongeye kunezezwa n'Imana ko itwongereye igitondo cyo kuramuka. Izina ry'Uwiteka nirihabwa icyubahiro. Reka dutangire dusenga Imana, turagize Imana gahunda z'iki cyumweru, turagize Imana uyu munsi kugira ngo Imana ibe mu ruhande rwacu. Nidusoza turasangira gato ijambo ry'Imana, turirimbe n'indirimbo ya 90 mu ndirimbo z'agakiza. Tubwire Uwiteka ngo tuyobore mu nzira ducamo, tuyobore mu rugendo rw'iki cyumweru, tuyobore mu rugendo rw'uyu munsi, tuyobore intambwe zacu, dushyigikire kuko n'Imana ishakwa ikabonwa. Imana tubwire ikumva, Imana ibe mu ruhande rw'umuntu wese uyiringira. Imana yacu nishyirwe hejuru cyane. Reka dusenga Imana. Imana ishobora byose, Imana yo kwizerwa, Imana yo kwiringirwa, Imana yuzuye urukundo ndetse n'ibambe n'imbabazi nyinshi. Ndagushimiye muri iki gitondo kubw'uburinzi bwawe bukomeye, kandi ndagushimiye jye na bene data tubanye ko wemeye ko twinjira mu gicucu cy'urupfu tukaba tukivuyemo turi bazima. Bamwe basinze ntibabasha gukanguka, imigambi yabo irangirira aho ngaho, imishinga bari bafite ntibikigikomeje, ariko twebwe utwongera iminsi yo kubaho, kandi uduhaye umunsi w'umugisha kugira ngo tuwunezererwemo. Duhaye gutangira icyumweru cy'umugisha kugira ngo tukibemo tuguwe neza. Izina ry'Imana yacu nirihabwe icyubahiro. Tugushimiye ubwo burinzi bukomeye bwakomeje kubana natwe igihe cyose duhereje inyuma, imyaka tugize, by'umwihariko uyu mwaka wakomeje kuwuturindiramo ibikomeye by'uburyo butandukanye. Umuntu wese mu ruhande rwe afite ishimwe yagushima aho ageze uyu munsi ko wabanye natwe, tukaba tugiye gusoza umwaka. Ni ukuri uko biri kose imitima yacu ifite ishimwe ku bw'icyo. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Ngwino rero ubane natwe, turifuza kukuragiza gahunda z'iki cyumweru, turifuza kandi kukuragiza gahunda z'uyu munsi, turifuza kandi kugusaba ngo iminsi isigaye ngo dusoze umwaka utwiyereke bundi bushya, udukorere ikintu gishya, imitima yacu ikimenye, turemere amashimwe mashya, kandi urusheho kurengera buri wese uko aje kwifuza. Ari abarwaye, ari abafite ibibazo bitandukanye, ari abafite ibyifuzo by'amadeni arambye, ari abafite ibigeragezo n'intambara zimaze igihe kirekire, ariko bavuga ngo Mana n'uyu mwaka urasoje ari uko bimeze. Ndakwinginze Uwiteka gukora ikintu gishya mu rwabo ruhande. Uyu mwaka ubahe kuwusoza bafite ishimwe rishya, bafite icyo kuvuga gishya, kandi imitima yabo yuzuye ishimwe. Ba mu ruhande rwacu rero uyu munsi, reka tukuragize abana ku mashuri mu bizami. Ukuboko kwiza kw'Imana kubane nabo, kubashyigikire, uhagarike umwuka w'uburwayi budafite igisobanuro. Imbaraga zica umumaro zihagarare mu izina rya Yesu. Urinde abantu mu ngendo zabo, bagenda n'ibinyabiziga, imodoka, amagare, moto, indege n'ibindi bitandukanye, abanyura mu mato. Ukuboko kwiza kw'Imana kurinda abantu mu ngendo zabo. Uhagarike umwuka w'impanuka, imigambi ya Satani n'abadayimoni ikurweho. Ukuboko kwiza kw'Imana kubane n'abantu bayo. Nyemerera Uwiteka Nyiringabo ubane n'abarwayi bahe gukira babe bazima, ubane n'abafite ibibazo bitandukanye. Ni ukuri ukuboko kwiza kw'Imana kube kuri bo. Ubane n'abafite ikigeragezo cyo kubura urubyaro mu rushako rwabo, bamaze igihe kirekire baguhamagara. Ukuboko kwiza kw'Imana kurema ibitari biriho. Ugira amashimwe urema muri uyu mwaka, abantu basoza umwaka bavuga ngo Imana hari icyo yakoze gishya. Mana nyiribihe, ugirire neza abafite ikigeragezo cyo kwangwa n'abantu, isi ikaba ibahindanyije. Uwiteka wabuze aho bareba n'aho berekeza, ubaha igikundiro gituruka kuri wowe, kugira ngo ukuboko kwiza kw'Imana kuramira abantu bayo, kuko ari Imana itaneshwa. Ndagushimiye Uwiteka kujya wumva gusenga. Ngwino tubane muri uyu munsi, umunsi wa mbere utangira icyumweru. Uwiteka unyemerera umugisha buri wese mu ngendo ze, muri gahunda ze. Ukuboko kwiza kw'Imana kubane n'abantu bayo. Iki cyumweru abantu bazakibonera umugisha, bari mu bucuruzi bizakunde, abari mu kazi bazahirwe. Uwiteka Nyiringabo, abashoferi mu mihanda bazabona umugisha, abamotari bazahirwe, abanyonzi bazahirwe, abarigendera mu kirere ndetse no mu mazi bazabona ukuboko kw'Imana. Ingabo ziri ku rugamba zizahirwe. Ukuboko kwiza kw'Imana kuzabane n'abantu bose. Muri iki cyumweru abantu bazabona umugisha w'Imana. Kubwira isengesho dusenganye iki gitondo, ukuboko kwiza kw'Imana kuzarengera abantu bayo. Turagushimiye Mana yacu. Abatwite bazabyara muri iki cyumweru, baba bazajya ku maseta kubagwa n'ibindi,
ukuboko kwisumba byose kuzabaramire, bazacyura impinja nzima, bazashima izina ryawe. Abafite ubukwe muri iki cyumweru bazabona ukuboko kw'Imana, bazabona umunezero, bazabone ibyuzuye, kuko Imana itanga umugisha mu buryo bwose. Turagushimiye kuri Imana yumva gusenga rero, ngwino tubane, ngwino tugumane kandi tugendane. Uko umuririmbyi yabiririmbye ngo Mana y'ukuri komeza kunyobora, unshishe mu nzira yo gukora ibyo ushaka. Kubaho nagufite bintera ubwoba n'amaganya, natwe kubaho tutagufite ntibikunda, ntaho twajya, ntabwo twagerayo, ariko tugendanye byose birashoboka. Turagushimiye rero, tugushimiye ko uri Imana yumvise iri sengesho, aba ari twe ahubwo ubwami bwawe muri twebwe, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Imana nihabwe icyubahiro. Kadusome ijambo ry'Imana, ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka. Turasoma igice cya mbere umurongo wa 45 wonyine, ntabwo dusoma amagambo maremare uyu munsi. Aranditse ngo kandi hahirwa uwizeye ko ibyo yabwiwe n'umwami Imana bizasohora, amen. Kandi hahirwa uwizeye ko ibyo yabwiwe n'umwami Imana bizasohora. Imana yacu nishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Byashoboka ko uri mu gihe ubona hari ibikuruhije, ibikugoye, umutima wawe ugahagarara ukavuga ngo ahari si Imana twavuganye, ariko ngera usubize amaso inyuma. Imana ijya iba inyangamugayo mu mirimo yayo yose, nta na rimwe Imana yigeze itererana abayo cyangwa ngo ibirengagize. Ukuboko kwayo kwiza guhora hafi y'abantu bayo. Imana nishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Nyemerera rero wongere wizere Imana mu byo amatwi yawe yumvise, ibyo Imana yavuganye nawe, kandi nta nubwo byose ibikora ari uko yabikubwiye. Hari n'ibiri mu migambi yayo kandi byiza igufiteho, igutekerezaho, yakugambiriyeho, nubwo yaba itarabikubwiye, ko Imana ntitubwira byose, ariko ni Imana izi gutegura ejo hazaza h'umuntu. Imana ishimwe. Imana izi gutegura ejo hazaza h'abantu kugira ngo izabaremere amashimwe mu gihe kizaza. Imana ihabwe icyubahiro. Hahirwa rero umuntu wizeye ko ibyo yabwiwe n'umwami Imana bizasohora. Nawe ongera wizere, uzamure igipimo cyo kwizera, kuko Imana yawe ni inyangamugayo, ntabwo izigera ukubeshya. Imana nishimwe. Reka rero muri gahunda y'uyu munsi turagize Imana iki cyumweru, tubwire Imana hamwe n'umuririmbyi wa 90 mu ndirimbo zo mu gakiza. Tubwire Imana ngo Mana y'ukuri komeza kutuyobora, tugendane nawe, ntitugende twenyine, kuko kubaho tutagufite byatuma ubwoba butwica n'impagarara z'umutima, ariko turi kumwe n'Imana yacu turakomera. Imana nishimwe. Reka turirimbe mu izina rya Yesu. Imana y'ukuri komeza kunyobora, uranshishe mu nzira yo gukora ibyo ushaka. Mwami kubaho ntagufite bintera ubwoba n'amaganya, ndetse byabasha kungeza no mu rupfu vuba. Mwami kubaho ntagufite bintera ubwoba n'amaganya, ndetse byabasha kungeza no mu rupfu vuba. Ibyiza mbona nibi kwizera umwami Yesu, no guhora ngendera mu nzira entunganye, nawe yemeye
yandinda ndetse no kunyobora neza, amesha no kwinjira vuba mu mahoro ye. Ubu rugendo mfite n'urwo kujya mu ijuru, umukiza niyari nanjye nkwiye kujyayo, kandi umunsi nzaba ngezeyo nzamuhimbaza ibyishimo, nzanezezwa nuko ariwe wanguza amaraso, kandi umunsi nzaba ngezeyo nzamuhimbaza ibyishimo, nzanezezwa nuko ariwe wanguza amaraso. Muri iyi si yuzuye umuruho n'amahane, icyo nkeneye cyose simpera ko nkibona, ariko ku munsi mukuru ubwo nzabona umucunguzi, niringiye kuzabona ingororano yanjye. Mw'ijuru sinzabona y'abanzi banjye ukundi, nta n'icyo nzahabura mw'ijuru ry'amahoro, nzashima Imana mvuza impundu nti haleluya, haleluya, nzarambura amaboko mpimbaza umwami Yesu, nzashima Imana mvuza impundu nti haleluya, haleluya, nzarambura amaboko mpimbaza umwami Yesu. Ningerayo nzashima Imana mvuza impundu nti haleluya, haleluya, nzarambura amaboko mpimbaza umwami Yesu,
nzarambura amaboko mpimbaza umwami Yesu, nzarambura amaboko mpimbaza umwami Yesu.